tonto wawe. Wese wanasize ahangaha ni girlfriend wanjye, ari umugabo wa sister. Ariko umura ntabwo uri umusazi w'umura. Yewe ko umuntu arwara ariko nta ndwara idakira, sibyo? Bene, birambabaza kubona umeze gutya. Ariko mu bihe bihise hari umudokiteri twavuganye, ambwira ko azaza kugufasha mu cyumweru gitaha. Iyo abandi baganiriza abantu, azakuganiriza mu buryo bw'ibiganiro kandi azagufasha gukira no kumva umeze neza. Meze nkaho naniwe ariko nanone sinaniwe, ahubwo n'ubumenyi bukeya mfite kuri iyi ndwara. Ariko azagufasha, sibyo? Kandi tuzafatanya. Kamubiri umeze neza. mu by'ukuri njye amafaranga nakoreye narihirinze ntako ntagize. Nkorera amafaranga menshi kugira ngo nze ndebe nibura ko natukura umuryango wanjye. Ntabwo amafaranga nakoreye ari kuza kurwaza musaza wanjye kwa muganga, nta kugira ngo mfashe umuryango wanjye. None ndebera nukura amafaranga yose ngaho ibaze impyiko zavuyemo, uyibaze imyijima, uyibaze buri kintu cyose, nukuvuga ngo ni igiporuporo kiri aho ngaho. Ntabwo ari uko nabitekerezaga, ntabwo ari uko nabitekerezaga. Kugeza na n'ubu ntabwo ndi kwiyumvisha ibintu ndi kubona. Sindi kwiyumvisha ibintu ndi kubona. Inosa ntabwo yakabaye haryamye ahantu, ntabwo yakabaye atari kumvugisha mugabo. Inosa mu by'ukuri ntabwo ndi kwiyumvisha kubona uryamye kuri ubu buriri. Ko ndabizi kuri kunyumva wambaye ukabyuka ahantu koko. Inosa ubwo igihe twababariye, ubu iki nicyo cyari igihe cyo kugira ngo habeho kurira nanone turizwa n'uburwayi bwawe. Ariko igihe imikorere y'Imana nayo igiye inshobera pe, kugira ngo twishime umuryango wacu nibura tuvuge ko hari ikintu twungutse, natwe tuvuye mu bibazo nk'ibyo twahozemo. Ndorera nawe koko. Ariko Kevin, kugeza na n'uyu munsi sinzi ibintu abaganga mujya mugira ngo byo guhisha, sinzi byo kutashaka gusobanura umuntu neza. Njyewe ndashaka kugira ngo nsobanurire neza. Ubundi musaza wanjye ni kutari hano, byagenze bite? Kugeza na n'uyu munsi natanze amafaranga ari kuvurwa, ariko ntabwo nzi amakuru neza. Kevin, ndakwinginze wikora nka muganga, basikora nk'umuvandimwe. Okay. Musobanurire umuntu. Urabizi ko umuvandimwe wanjye, urabizi ko ntacyo naguhisha. Ariko ngwino tujye hanze musobanurire. Ntabwo kuvugira imbere y'umurwayi gutya ntabwo biba ari byiza. Ngwino tugende. Ngwino njye kugusobanurira hanze. Ntabwo ibintu byose biri ngombwa ko tubivugira imbere y'umurwayi. Mbakoze.
ihangane urakurikira Victoria urimo urakurikira ubu Victor urimo urakurikira gusa wambabariye ko kukamaga heza aha ibintu wankoreye ntabwo bihagije ibinyamaswa wankoreye ntabwo bihagije nawe nigiriye utangiye kunkurikirana usanga ahantu ndi Don't tell me ntibeshye ngwere ko rubona na bro wanjye don't Victoria don't this is my brother Victoria are you crazy hey turakurikirana n'injye umukurikirana nta n'undi muntu ucamo hagati amaraso yanjye are you crazy ntabwo nari mbizi ariko ntangajwe nuko niba ari n'umuvandimwe oya uri kumbeshya Inosa urabizi kuri umunyamanyanga urabizi kuri umubeshyi utaba uri gukorera ikosa muhamagare call him hey wamuhamagara Shari Shari Victoria ikintu n'iki na kimwe ugira ikintu uvuga uragira ikintu umubwira ibintu byose naguze wishari hari umuntu wari urimo gushaka hari turi kuburana nyine comment ça va frère ça va ça va meze neza ntabwo nari muzi nyine twari turi kuburana n'impamvu mvaga sinzi niba wumvishe ibyo twari turi kuvugana bise ninde ko ntamumenye naze kumwibwira da nagira ngo ndeze ko ariko se wowe nawe ntabwo ujya wibwira shemeji wawe t'es sûr hey bro Nico is she the one oh yeah. Wow she's the one yes mu cyubahiro mwomba umugore wa mukuru wanjye naguhobera se nkagwesha umugisha please no. He's my brother oh bro ahangara bakinsize kabisa kuba icyo usigaye inka yanjye ashaka kubizi ko hari igihe ukunda abagore birabura baseka neza kuki usigaye unyuma umuvuno ashaka hey wonderful she's the one félicitations encore une fois merci kabisa abantu bamenye icyo umuryango ukunda kabisa Victoria yitwa Innocent yeah inyunda ducuze nimwe gusa wenda ishobora kuba yarahonzwe yarakoresheje mu buryo butandukanye kubera ko ari muremure yaje mbere ratayo we yaravumye cyane anatashye cyane burya umwana wavumye cyane kuba ari imfura harwa atamuremure yewe naje nsanga ikibanza kimeze neza ariko nuko amusunda nagukereje twagenda nagukereje mbabarira reka nshyiremo nta kibazo ahubwo se nta kantu wafata mu gihe ndi kwambara reka tujye mu kazi reka nambare uza kunyangiriza ubuzima cyangwa ugira ikintu umubwira hagati yanjye ndababaye urambaza iki ngeze ibintu wankoreye sawa it's okay akusheri hari ikibazo njya nibaza kuki Innocent yakubonye agahita kwiyumvamo hanyuma se ubu ndakubeshya uyu si umuvandimwe wawe
nari ngatangaye uburyo yanyibwirishwaga ngo mfite umugore mwiza ngo wirabura ngo niyo guyiwe kumbe ni ibingibi. Ibaza ayo magambo yose yari arimo kwibwirishwa kubwira gutya kumbe yari afite indi mipanga ari gupanga. Yarambwiye ngo ni surprise ashaka kugira ngo dukorere ngo kandi simbikubwire. Gize ntangazwa no kubona anyeretse impeta. Nanjye mbura kuntu mbigenda ndavuga toke kambyemere ndebe kuntu navanga kandi mave mafite ikizibiti kugira ngo nzabikwereke. Iyangegera yabikubwiraga kuri ashaka kutereta umugore. Baza nawe umuntu nkuri akavuga kuri yari afite intego kugira ngo terete umugore wawe. Ariko abagabo dusonze muri yevu koko tudoze mu gitambaro. Inosa nibuto nkora ibintu koko. Amagambo yose yavugaga atareba n'uburyo uvunikamo. Ibaze kutinyuka kumbwira ngo ariko ubona hari ahazaza ufite n'uriya mugabo n'umutindi n'umukene ntacyo azakumarira. Undekanye mureke ngiye mfite amafaranga uzunsange. Ngo ni nkoreka nze musange ariko ibyo byose ndihangana ndirengaho kubera ko nzi ko ndi umugore wawe kandi uri umugabo wanjye. Ariko se ubundi wowe nkubaze kuki wagiye kugenda ukagenda utambwiye kandi ugiyeyo? Gusa kandi ugiye kubihinduraho amakosa ko ari njyewe. None umwe makosa ninde kuki utambwiye? Hanyuma se kuki watinyutse kumuha nimero zanjye? Waratinyuka ugafata nimero zanjye ukaziha murumuna wawe njye nari nabigusabye. Njyewe muha nimero zawe? Nani se yazikuye? Ko njye ntazo namuhaye wenda wabona yaranazikuye muri telefone ye. Sheri ku izina ry'Imana ishobora byose ntabwo nigeze muha nimero zanjye. Ntabwo sinigeze Mana yanjye. Ubu nyine yagiye muri telefone yawe araze. Ngo ndi umukene. Ibaze gutinyuka akavuga ngo uri umukene. Wirirwa umukorera mu kazi kawe riraterambere afite ryose ari wowe uvunika urarukora joro n'amanywa ariko akakwitura kuza kukurongorera umugore. Ese ibyo bintu yarabikoze? Ntabwo nsigera nibagirwa ibintu murumuna wawe yankoreye. Nibura niyabishyiramo ubumuntu adashyizemo ubunyamaswa. Akomeza kumpatiriza ambwira ko njye nawe tudakwiranye. Kuri umutindi ndanga ndamuhakanira. Mbwira ko nta wundi mugabo nakigera nkunda uretse wowe kuko ndagukunda cyane. Inosa tuva inda imwe twose rimwe ariko iki kintu ngiye kukizira. Yego Sheri arabikwiriye kandi ntabwo uzabyicuza kuko nanjye ntabwo nshobora kuzamubabarira. Inosa ubu ntacyo ngipfana nawe. Sheri komera nzaguhorera. Uzabikora. Ubwo mwakorera umugore wanjye uzabizira ndetse n'umuryango wawe wose. Ugiye kubona Steven wundi we. Inosa ubu ntacyo ngipfana nawe. Mana yanjye uyu muryango ndawanga. Icyama nkazagaruza imitungo ya mama. Uyu mukobwa nagira ishyano ry'umwana w'umukobwa rirabeshyera ubusa nzaribona. Maze iki kigabo nkagikina urukundo nk'uko murumuna we yankinnye urukundo.
nimara kwihorera ubwo nzaryama nkasinzira. Nta muryango umwe ndabanga kandi ndabaziye. ariko kuki umugore wanjye ahora ababaye? Nageze no kuri uru kwihekura nica umuvandimwe wanjye ngira ngo yishime, ariko ntajya yishima. Ariko basi ndagukunda cyane Victoria, nzakora uko nshoboye kose kugira ngo wishime. Impamvu rero musohoye ntabwo ari byiza kuvugira imbere y'umurwayi, kuko nubwo uri kumubona we kuri yaryamye ameze kuri aba yumva. Rero ntabwo ari byiza, ntago amagambo yose ariko afasha umurwayi. Rero ntabwo nigeze mbwira neza Papa Bella yanyishyuriye amashuri. Ababyeyi banjye bose bamaze gupfa, nta wundi muntu nsigaranye tante wenyine. Uretse gato muga Papa Bella inosa musaza wanjye akwishyura amashuri wowe? Yes, yakoranaga na tantine wanjye muri business. Ariko ikintu cyatumye nkunda uriya mugabo cyane nukuntu akunda umukobwa we cyane. Yahoraga avuga uburyo akunda umukobwa we, nibwo namenye Bella. Kuko ikintu cyose yakoraga yavugaga Bella umukobwa wanjye. Niyo mpamvu kumubona nese byonyine neza yangiriye, ndavuga uyu muntu ngomba kumurwana nkamugira umuntu wanjye. Yes, niko kwita mubona ndamufata ndavuga nshakishe muri icyo gihe ndi kumubona, ndavuga reka mpamagara umudokiteri wenda aze wamfashe ubikuriye, ko bamuzanye neza mbona byarangiye. Ndavuga reka ndebe icyo nanjye nakoraho. Mu gihe ndi kuvuga reka nsohoke njye kuri telefone, amagambo numvishije niyahatse ibintu byose byo kuba ari hano byose. Amagambo yande? Ariko se ko ndibona n'ubu kiri mu bitekerezo bya kure. Ibintu ntabwo wakabihagaritse. Njye ndishimiye cyane ko wanyiciye inosa, kuko inosa arabikwiriye. Kiri wamporeye. Rekeraho. Victoria, iki ntabwo ari igikorwa cy'inyamibwa umuntu yakaba yirata. Nibyo nabikoze kandi mbikora kubera wowe, ariko ntabwo Victoria, kuko ntabwo ari ibintu umuntu yakwirata, kuko ni icyaha gikomeye kandi gihanirwa. Hanyuma se gufatwa ku ngufu ubwo ntabwo bihanirwa? Erega inosa ari aho yakagombye kuba ari, kuko ni inyamaswa. Ndibaza rero ibi bintu utagakwiriye kubitekerezaho cyane. Uvuga gahoro, n'ibikuta birumva. None se nimvuga gahoro wowe
izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Mise muga ushatse kumbwira ko kwicwa kwa musaza wanjye hari abantu babiri inyuma? Yes. Yesu mwami. Oya, let's do some. Mana ntabwo twongera sibyo. Bavuga ko ubundi nka couples kugira ngo zirambane ibintu bibiri by'ingenzi cyangwa se bitatu. Icya mbere ni communication. Kuba abantu iyo hari urukundo narwo rwabanje hakabaho communication, abantu bakavugana, biba ari ibintu. Icya kabiri